Baby, dusubire inyuma ngewe ndashaka umupuri nta kintu nshaka. Byiganirize ntacyo ngubu. Baby, izo mikino tuzayikine kandi baby. Ibyo ari kuri kubibwirana. Hari agahato ugomba kunshyiraho. Umvisha ka message reka ndebe. Ariko man, uriya muhungu yaba ikigori ni igicucu nta bwenge afite 100 bisizo byose. Kuri amujamuzi kwa kuka wana. Hey, kazimamagare sheri wanjye tujye kuyasindira n'ubundi nta myaka 100. Uramutinde wo mu ruhengeri nubwo afite amafaranga n'ikibi nge nta nubwo nanamukunda. Nukumukura gusa bikarangira. Sebo. Wunda abantu babona ndi kumwe nawe. Mbega umujama mubi. Umva ni hatari azajya nyihera amafaranga gusa aya mafaranga yasizeho ariko turayanywera tu azi ngo ndamukunda rero ntago sinanamukunda nifite umujama nikundira naho aba yarindagiye ngo amafaranga yohereze amafaranga tukagura inkoko nzajya nzirya mukure nareba nabe nzanamukura n'iryinya ahubwo nukubura uko ngira nyine nuko afite ibiceri naho ubundi ngiye rwose nta kintu twavugana kanzi nge kwirebera sheri wanjye twipangira uramujama wundi ndamukunda sha. Hey! Umva kira kintu ni kibi. Niyo turari kumwe mba numva nanukira rwose. Kanjye kwirebera sheri wanjye wanyawe tugiye ibyo twipangira mu mafaranga ya kira gicucu gisa kuri. Si? Ego man, ese we. Baby, how are you? Kwarunyishe warungona. Ese ubwo ugiye kuri wone nje kureba. Nta SMS ubonye se? Niba nayibonye. None sinje kukureba nyine sinunuze ibyo twasezeranye nje kuje insingano zanjye. Uriyo wazungonga se mu muhanda waje ugenda ureba. Jesus Christ, ubusugiyeho. Cyega bune ndikuza ndikumuguru cyane wowe ndeko nagira mu gukiri mu rugo vuba. Kubera iki sugiye? Uri urambaza iki usurye? Baby yawe yaza mikino ko tuzobikina baby nazo mikino dushaka ngewe. Ora nazi ukuntu. Ako manzu mbye SMS wayibonye ntabwo uyibonye. Nayibonye ariko si ngombwa ngo uzusurgutya ariko. Gusa umuntu wabona ndi kumwe nawe usutyo wa mugabo we. Gahonyumvira. Baby izo mikino mutamazi zana ariko. Twavunira twakoze. Izo mikino nukaje uzizana. Je narinje rero. Urasa nabi. Jya mu rugo gusa neza. None uzikuye muzi na kirara ntago nakira byanze bikunda. Baby dusubire mu rugo. Ariko banze ukunda umupuri byanze. Ntago nakirara. Gusubu nakirara. Gusubu nabahonde. Ntaje nago. Oya wowe naraguhakaniye ariko. Sinzi impamvu wari uhatiriye. None ibihumbi 100 byanjye wari yasubirira ubusa. Wari kukigura. Nisoro ndamwareza amafaranga. Niba nawe ngo amafaranga nakubwiye ngo ukigura ariko. Izo mikino mutamuraziza nanjye kandi wakubwiye b'ikigali sinzi uko mwabaye. Turabe Kigali nyine umva se turaba ku gikongoro cyangwa ku kibuye turabe Kigali nyine. Oya umva nkubwire. Urumva ngiye na izo mikino mutazinza naho baby ngewe nakoze ibyo nakora byose watwasezeranye baby dusubire inyuma ngewe ndashaka umupuri nta kintu nshaka. Byiganirize ntacyo ngubu. Baby izo mikino tuzayikine kandi baby. Ibyo ari kuri kubibwirana. Hari agahato ugomba kunshyiraho. Baby amafaranga yabonye niho yabonye. Nayabonye ariko ntago waguraga we. Nzakiguha mbishatse ni ntabishaka ntacyo nzaguha. Ibyo twasezeranye. Nshaka kubigira itegeko ariko. Ibyo twabishyize mu masezerano. Ntago ibyo. Ariko reba urugendo rwose nakoze. Baby ni amafaranga. Nushake. Nta naho nagusubiza nta nko kwiruka. Abandi bakubwira Kigali mwabayemo. Ahubwo ndagusetse. Kira. Rekara nigendera. Baby umva se baby nge ntago wagenda ubwo sunuma basi n'umutaba amafaranga yanjye merezamo kimwe muri mu bintu twasezeranye. Ariko nkwa ubundi urambazi. None sindi kubaza. Nigeze ngukora mu mufuka urambazi iki? Nese twabisezeranye. Ariko bakubwa b'ikigali mwabayemo. Ariko ubundi ugira ubwenge. Baby ngiye umva nkubwire. Nge urama amafaranga yanjye cyangwa se ukimemo kimwe kuko ntago umunsi ndongera kukiraro nanone. Nakubwiye ko nta nko kwiruka nta mafaranga ndi bugwe kuko sinagukoze mu mufuka. Baby ntago uriyumvisha kurancika noneho. Ariko uragiye nyiguhere mu muhanda ubundi ahantu turi uri kuhareba. Dusubire inyuma nyine tugenda hari cyo bitwaye se. Nakunshyiraho itegeko ariko ubundi. Akusaya nyine guhaye. Wamaze niba wayambaye. Man abakubwa b'ikigali mwabaye mutari kubona. Nurubyumva nyine turabe Kigali. Umva nkubwire. Urumva? Ntabwo ibyo wabinyikoraho. Ijana ryanjye uraririye ngurangiza ngo niki. Ahubwo urongeraho n'ayandi. Abahungu b'ibigoryi muragwira. Ubundi se ubwenge nkawe. Ubundi ugira ubuhe bwe. Ntabwo wancikira none kugira ubone kurangira ubugoryi bwanjye ari ubugoryi noneho. Ntabwo ijana ryanjye mani twakuze twavunitse. Wabigicucu. Twavunitse. Ubundi urebye ubona ngukunda mu byukuri.
uba wahatirije ibintu wabigize intambara kunkunda ni kimwe no kuba wameza amafaranga cyangwa se ukama umupuri nkuko twabisezeranye sinkunda nta nuwo nguha nta n'amafaranga nguha baby ntago wancika rero baby umva tuza shira baro hasi dukinane neza urumva shira hasi baro sinkina nawe ntago ncika rero urangira utari kubuza ntago uyu munsi nyirara ntago uyu munsi nyirara ibyo bimeye kuko icyo ndaguhaye ni byinshi cyane kandi najyamva kurongeraho nandi oho nje tugende manze nangiza bimwe urumva basi wenda nkozeho basi byonyine ukoza kurindi baby ntago nkunda basi singukunda nabikubwiye kuva ariko ubundi kucyo utumva wumva nabi nuko se nakwishurira inzu nakwishura buri kimwe cyose ngute ibyo se nye birandeba baby ngiye ntago ucika nta fayitire mfite ko wishyura ibyo byose nta n'amasezerano dufite ntago umata kugukunda nta gato ntugumye unantera stress baby ntago waje basi mu mafaranga yanjye nayo muhaye ari kubundi nase ugiye shaka mu mafaranga yanjye uzashaka ko ibyo twasezeranye ngira ubona ngiye se ndindushinge yo gukora aho ngaho nk'cyo gusa none ujya kundeka baby kwanza kugira ngo mve ko ninasariye noneho kano kanya urakima cyangwa uyame kugira ngo mve ko nisariye ntacyo ngwa nta nayo nguha niki gusatsa noneho je baby ariko ubundi ko ari umushaka ko bigira itegeko we tuza ariko ubundi urajya nkiguhere mu muhanda bintwaye iki ntacyo bintwaye icyo mfuna kugaruka ntacyo nguhera mu muhanda baby baby ntacyo nguhera mu muhanda we umva ngeza mikino mutamazi kina reka nkubwire twumvikane ngira nyine mbye kandi biri seri ndure mu muhanda ahantu nari ngiye sibyo reka nyine twumvikane kandi tuvuge gaki tudasakuza ni hanyuma nimva aho nari ngiye ndagusanga mu rugo ubundi tubisohoze hari ikibazo ngiye baby ngeza mikino utazinzana noneho uzinzanyeho urumva uzinzanyeho nari bunya kwaje kuko turi mu muhanda hano ako niwe shikanzaniza mikino nge ndiyizira ngiye bwanye kandi agusiga ibintu ari bibi cyane ndabigusezeranyije nimba aho nari ngiye ndagusanga mu rugo zo mikino zazinyina ndagiye ariko umenye ko ndiseriye kandi ndiseriye umenye ngo naho wajya ngucyo nimugora ndaza kukureba ndakubye umenye ko ndiseriye ndibuze kukureba sawa ese ari ubonye amafaranga ku telefone yaraje yego man uzi cya gitipe ni igicucu cyawe inote y'ijana nkuko wabimbwiraga yahise ayishyiraho nagitenje ugashyiraho ziminota byantwaye ujyanye yemeza uburyo ki uriya mujama arankunda ariko njye ntabwo mukunda ni mubi njye mbamura ntazi ukuntu ameze abanyenginga ngo nimuhe kumupuri kandi njye nararahiye naratsembye nta n'icyo namupimira aho bagahora ntesha umutwe ni ukumukura nyine tukibera ku buzima bwacu ahubwo naho ubundi ni igicucu shawe mbamura nta n'ubwenge afite ikintu cyose musabye arakimpa ndanamusuzugura nkamureba nabi ariko nta n'ubwo abona ko ntamukunda kandi maze n'uwe nikundira ariko Jamasa akunda rwose kibandi uriya nkagira amafaranga nkaje tuzajya tuyasangira nzajya nyamukura tuyasangire ntacyo ahingiye guhiga uburyo kinkorera amafaranga tugiye kuri marisi kitazana duhiga kikaturasa urazi uburyo nkunda ubwo bwenge arabufite cyabikora cyane cyangeye kikakuguma nimugoroba namubwiye twahuye ashaka kumfata mu mashati ndi mu muhanda ahantu nari ngiye nanjye ndamubwira nimugoroba ndaza kujya kumureba njyewe njyayo uyu mukanya namubeshye nagira ngo nikomereze urugendo rwanjye ariko mba mbona nta n'ubwenge afite rwose ubundi se ibintu byose mukorera ndamusuzugura musaba amafaranga nta n'icyo ngiye kuyamaza ahubwo nkayakuzanira tukayasangira nese sheri tumubaze tambeshye igihe cyose amaze guha amafaranga nabize manayiti club tuyahuramo buri kwa gatanu nk'ibyacu nta kintu waramupime ngewe uriyamuha ariko ndumiwe uriyamuha natubwizanye ukuri se buri uriya namuha ibyanjye we uza yandeba mu maguru ntacyo namuha kugira ngo nkimuhe nakicarira bikagira inzira tumaze kurya nka miliyoni n'eshatu tuzazirya urasa afite ubwenge niba ugira ngo ndakubeshye uzamuneke wumve nta kintu ndamuha afite amafaranga aba yasaze zikuriya yakugura urebye nawe ngo arashaka umupuri reka twinywere byeri tumwihorere ntabyangira umuhaye njyewe muha ntabwo bw'uwo umupira ni uwanjye gusa ni uwawe gusa cheers ku buzima bwacu
uriya mujama bampatiriza ari kugira ngo nzamuhe umupfuri wanjye nawe inkoko ikawurya ikadondamo kareka nta kintu twavugana kugezaho nk'uko uzaho nyihera ntacyo mbese kuri shere wanjye ntacyo nakwima Mwiza biteze mwiza baby makuru se meza ko waje kunwa n'amaka kabare se byagenze bite byari ngombwa tumwira aho ngaho hano usanzwe uhagenda se dusanzwe tumwira aho ngaho ahubwo se ikibazo cy'uko unywera hano ahubwo ko ndi kubona ari ukuri mwisanzuranye muziranye he si sheri wanjye gagaki ntabyo yari uzi se buretse ngo niki baby rekera guseka umbwire uyu niki kuri wowe ni fiance wanjye yewe nuko singiye nkabandi gusa urabona urima kubwira utarwumva nuko singiye ndi icyo ubwo ngubu uruwo gukurwa ururiwe ako baby umva mubye usigaye nakubwiriye no kuvuga yuko utaravuga uyu uyu ni fiance wanjye turi no gupanga nubwo tugiye kubana wari kugukura inkoko oya numvishe nabi numvishe neza ngo mupanga kugira ute ukora ubukwe mani wowe mani urifata mani gicucu mani uraza ngo mani gutanga mani zana musongega mani kwaza mwe muzanye mani ngomba kugukura 90 ikagushiriraho we mani nge namumenye umugabo wanjye n'uyu nguyu bana n'ikikanga ureke no kunadusakuza kwanjye mani imbwa rubebe igicucu nawe mani uraza ukagira inama ngo ntanga amafaranga mani imbwa nkaho ngo meraze iby'abapfubiribwa n'iki iby'abapfubiribwa n'iki umurasanye mani oya wari uwo gukurwa baby uzamikira naho ngira azikora nkamikira ngira amafaranga ndagwa yose urayaba wagira imikino utayigira amafaranga sinagiye nguhamura ya wadukoraho we tumeza inkoko bro ntago kigira no kwitonda ahubwo baby yawe uraba amafaranga uraba amafaranga urwa sinabana nawe sinashakana nawe nta n'ikintu twanavugana kwanza ubukwe bwacureje mu ticuko bwacu ubwo bikaba kugira ngo nabigaragara namwe mwumva neza muri neza ahubwo birazamo n'ubuyobozi ntago amafaranga mwajyana gute ubuyobozi birazamo n'ubuyobozi iki kigaragaza ko adaye amafaranga yawe baby namembwa nta mafaranga ahari kumugabo wakwanze naje kukureba nge twabisezeranye ndakumura kwanze naho ahubwo urambabaje wariwe n'imbwa y'agakarapa baby jya umva jutanyinisha kuko nje umva n'inzoga nye nayibamenaho urumva nje n'inzoga nayibamenaho ntanyubahuka ndi kumwe n'umugabo wanjye we apana wowe ntanyubahuka bamubwire byaba bibi amafaranga ukoze mu mufuka wowe nta soni turimo mwaza umwe urasabye wowe na nyakabwara tugomba kugukura njye na fiance wanjye we wariwe n'imbwa y'agakara amafaranga yose nguha mujye muyasangira amafaranga ibihumbi ijana akoresheje uracyayazana tuyarye uramo amafaranga aya baby ngenda vuze ngo nyisha amafaranga yanjye kanambikira mfitanye nawe amafaranga yo gukoza nanga umva jama tudaserera nawe sibyo ubaje amafaranga nkurikirira amazo wagiye ungira kandi bwagati ibyo byose n'ubwenge buke none se wundi kuza uri gusakuza niko kukwishyura wavuze gakeya ukagenda neza n'abasasare kugira ngo mbone amafaranga yanjye mu byumva birakimugwa na polisi bisesaje muto yarahari yewe urasekeje izi bikemura ariko ubundi nta masezerano ufitanye nawe y'amafaranga wampaye nta nubwo binandeba ashaka tukwishe ahubwo uretse guhamagara akantu k'ubwenge buretse sibyo kumbwira vuba amafaranga ya burya twanakwishyura mfashe inzoga gutya mu mafaranga niyo nshaka nakiri ikintu turaje tuyaguhe tukwishyure mu mafaranga yanjye ngabicyo mutamuraze nyinaho sheri mwihorere ubundi se niba ushaka ubwishyu ugumana izo nzoga twigendere bivuze ko ninzoga mu mazi ubwishyu uzajye kuturega amafaranga yose naguhaye mana yanjye ko